Kuri iyi si dutuye hari ahantu heza cyane hanezeza buri wese utarahagera, utarahakandagiza ibirenge bye. Mu bitekerezo byawe hari ahantu utekereza ko uhageze byaba ari nk'inzozi zisohoye. Ibyo niba ariko bimeze kuri wowe ntugire ngo ni ibyawe gusa, kuko buri umwe muri twebwe arabigira. Ariko nubwo aho hantu hari n'ahandi ku isi ya rurema hateye ubwoba ku buryo umenya ibyaho utakwemera no kuhakandagiza akarenge hafi yaho, cyangwa ngo ugire umuntu ugira inama yo kuba yahajya. Njyewe ndi Jacodu Karivano, iyi ni Kodu TV. Wakora subscribe niba utarayikora, kwinjira mu muryango mugari, kuko aha niho honyine uzakura ubumenyi, imyidagaduro, amasomo, urukundo, ikoranabuhanga, isomo n'ibindi bitandukanye. Hanyuma kora subscribe nibisaba amafaranga, nibisaba imitungo, nibisaba imbaraga z'umurengera z'umubiri, kuko ni ibintu byoroshye cyane. Twifashishije inkuru y'umubavu twabateguriye ahantu kuri iyi si hateye ubwoba cyane, ku buryo nta muntu utekereza neza wagira ibitekerezo byo gupfa kujyayo, uretse gusa uwumva yarihebye. Kuri urutonde rwacu turahera ku mwanya wa 10 tujya ku mwanya wa mbere w'ahantu ku isi hateye ubwoba. Ahantu ha 10 rero ku mwanya wa 10 bahita Death Valley muri USA. Death Valley bivuga ikibaya cy'urupfu. Aha ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'izina ryaho ubwabyo ribisobanura ko aho hantu hameze. Aha hazwi ko ariho hantu hambere hagira ubushyuhe bukabije karemano kuri iyi si nzima, kuko ubushyuhe bwaho bugera kuri dogere Celsius 53.7 zose. Hatitaye ku gukomera kwawe, ubushyuhe budasanzwe bwaho buragutwika bimwe byo ku kigero cyo hejuru, imbaraga zawe zigashiriraho. Igihe kirekire umuntu udafite amazi yahamara ni amasaha 18 gusa. Ahantu abantu bahajya bagenda bikandagira, kandi bagenda bitwaje byinshi byo kubarinda, bakanahamara igihe gito gishoboka bitewe n'ubushyuhe bwaho budasanzwe. Ku mwanya wa 9 bahita Dedanaka Desert muri Eritrea. Dedanaka Desert muri Eritrea. Niba washakaga gusura ibihugu byose bya Afurika sinkubujije, ariko nugera muri Eritrea uzabaze ahari ubutayu bwa Danaka, kugira ngo nuhagera uzitondere bikomeye kuhagera. Aha harashyuha bikomeye kuko hagira ubushyuhe bugera kuri dogere Celsius 50. Icyo ntigikomeye kurusha kuba hafite ibirunga byinshi bihuzuye kandi bikaba birebire, binarekura imyuka mibi cyane ku buzima bw'ikiremwa muntu. Nubwo hameze hatya ntihabuza abantu kuhasura, ariko nabo baba bazi neza ko baba bashyize ubuzima bwabo mu kaga. Ariko nubwo bahasura, kirazira kikaziririzwa kuhagera uri wenyine, utari kumwe n'ushinzwe kukuyobora akwereka aho utagomba kurenga bitewe n'ukuntu hateye ubwoba. Sinabung Volcano muri Indonesia. Sinabung Volcano muri Indonesia ni ahantu ha 8 hateye ubwoba kuri isi y'Imana. Iki ni ikirunga giherereye muri Indonesia, kikaba kiri neza mu butayu bwa Sumatra. Kwitwa ikirunga ntago bikigira ahantu hateye ubwoba, kuko kuri iyi si hari ibirunga byinshi cyane. Ahubwo aho gitandukaniye n'ibindi nuko cyo kiruka kenshi gashoboka, kandi kikarekura imyuka ihumanya yangiza abantu. Nyuma yo kugira abantu batagira ingano, imfubyi, abapfakazi, abakene n'ibindi, kubera kubamaraho abantu n'ibintu, ntago cyiteguye guhagarara. Mu myaka 5 ishize cyamaze abantu batuye mu mijyi yegereye aho hantu mu butayu kubera kuruka inshuro nyinshi. Noneho muri uyu mwaka mu kwezi kwa 2 cyakoze ibyo benshi mu bagize amahirwe yo gusigarana ubuzima batazibagirwa, aho cyazamuye amabuye manini n'amato n'imyotsi mibi yangiza abantu mu burebure bugera kuri metero 2500, bikamanukira n'abantu batagira ingano. Ntiwamenya ibyo kizakora ejo. Aha ntiwatekereza kuhajya, aha ntiwatekereza kujyayo, aha ntiwatekereza kujya kuharuhukira, kereka ushaka iruhuko
ridashira. Umwanya wa karindwi Lada Queimada Grande muri Brazil. Lada Queimada Grande ni muri Brazil. Iki ni ikirwa kiri mu gihugu cya Brazil. Wongeye kwitegereza iyi foto iri haruguru urabona ko atari igiti gifite amabara abiri ahubwo ari inzoka iri mu giti. Aha hafatwa nk'ahantu hateye ubwoba hambere ku isi. Ibi si ukwivugira kuko impamvu zirumvikana. Aha niho hari inzoka nyinshi zifite ubumara buteye ubwoba, harimo izitwa Batrops ari nazo zifatwa nk'izigira ubumara bukomeye kurusha izindi ku isi. Hari inzoka nyinshi ku buryo hari inzoka 5 kuri metero kare imwe. Ntibishobora ko wagenda ngo utere intambwe 2 udakandagiye imwe muri zo. Ahandi hantu hateye ubwoba wahajyana n'umuntu ukuyobora cyangwa ukahamara igihe gito, ariko aho nta muntu n'umwe wemerewe kuhagera niyo wavuga ko wagombowe inshuro 1000. Hateye ubwoba kurusha uko uri kubitekereza. Hano ha gatatu ni Madidi National Park muri Bolivia. Madidi National Park muri Bolivia. Iyi foto ya mbere ukibona wasenga cyane ngo Imana izagufashe kugera ahantu nk'aha mu gihe ugihumeka bitewe n'ukuntu hakeye, ariko umenya ibyaho neza wasenga ngo ntihazagire n'inshuti yawe ihakandagiza ikirenge bitewe n'ukuntu hateye ubwoba. Ni hamwe mu hantu hateye ubwoba cyane ariko ntibigaragara inyuma. Muri iyo nyanja harimo ibiti bito cyane. Birekura umwuka mubi cyane utemerera umuntu uyarimo guhumeka neza, kandi ukanamutera ibibazo bituma apfa nyuma y'igihe gito bitewe n'uburozi buvamo. Hari na parike nayo irimo ibiti bibi cyane ku buryo igisebe gito ugiriyemo cyinjiza uburozi mu mubiri wawe bukakwangiza. Hagaragara neza ariko si ahantu hakwishimirwa kujya umuntu cyangwa kujyanwa ubuzima bw'umuntu. Nkwibutsa ko gukora subscribe ntacyo bisaba, ntacyo bitwaye, ntibisaba amafaranga, ntibisaba ubundi butunzi, ni ubushake gusa, kandi ubushake ni ikintu kiri aho ngaho kidahambaye. Wabikora nawe ugakora subscribe, ni inkunga yawe ikomeye, ni ugukomeza ukadutera inkunga kugira dukomeze tugire byinshi dukora, kandi subscribe yawe ni ingirakamaro, wabugize neza. Tugeze ku mwanya wa 5 aho bita Bikini Atoll, the Marshall Islands rwagati mu nyanja ya Pasifika. Kuri iyi si hari ahantu heza henshi, ariko aho harahebuje. Uhisanze wanezerwa uko hasa, uko hateye, bitewe n'ibyo waba uri kubona. Ni nka paradizo. Ibitagaragara byaho bitandukanye cyane n'ibikubwira ko ari heza, kuko aha ariho bageragereza ibisasu bya kirimbuzi byatumye haba ahantu hahora imyuka yangiza ikiremwa muntu. Abahaturiye nabo bahora bimurwa umunsi ku wundi bitewe n'ububi bwaho. Rero urumva ko kuhajya atari igitekerezo kizima. Ukihabona ntihagutera ubwoba, ariko uhasobanukiwe hagutera ubwoba cyane. Amagana y'abantu amaze kuhaburira ubuzima, ariko wowe kuko umaze gusoma ibi cyangwa umaze kumva ibindi kukubwira, ndahamya neza ko utazagwa muri uyu mutego. Dukomeze n'ibindi. Iki ni ikibuga cya Elita. Twageze ku mwanya wa 4 bita Afra Depression muri Ethiopia. Iki ni ikirunga cya Elta kiri aho bita muri Afar mu gihugu cya Ethiopia. Iki kirunga ni kimwe mu birunga bikomeye kuri uyu mugabane bitewe n'imitingito gitera muri aka gace giherereyemo. Kiruka mu buryo budasanzwe kuko kinarekura ibibuye bishyushye ku rwego rwo hejuru bivanze n'umuriro. Ibyo bikangiza ahantu bimwe bikomeye cyane, kandi bikanangiza ibintu n'abantu. Igitangaje kuri iki kirunga ni uko umutingito gitera udapfa kurangira, bigahora binisubiramo, aho akaba ari naho gitandukaniye n'ibindi birunga. Hari abantu banezezwa no gusura ibirunga, ariko iki cyo nta wakwishimira no kwegera
aho giherereye. Tugeze ku mwanya wa gatatu cyangwa ahantu ha gatatu, naho bita Lake Natron muri Tanzania mu baturanyi. Uyu ni umugezi uba hano hirya mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania. Wasoma Tanzania ukagira ngo ni ahandi hantu hatabaho, oya, ahubwo ni hano hepfo, hano hafi kabisa. Ni ahantu bake bahita, ni abantu bake bahita bemera ko uyu ari umugezi bitewe n'ukuntu ugaragara, ariko gutyo ubibona ku ifoto ni nako uhegereye wabona bimeze. Uyu mugezi rero ni iki kidasanzwe ufite kiwutera kuba ahantu habi cyane ku isi. Umunyu muri uyu mugezi ufite uburozi butemerera igihumeka na kimwe kuwubamo. Guturuka ku bantu, amatungo ndetse n'ibiti, nta na kimwe urebye cyemerewe kuhegera cyangwa kuhaba, kuko gihita gipfa vuba na bwangu. Kuwogamo kirazira, kikaziririzwa, kuko umwuka wonyine wo muri ayo mazi utakwemerera kuryoherwa no koga. Aho kwicwa n'aya mazi wakwicwa n'inyota. Grand Canyon muri Arizona muri Amerika. Grand Canyon Arizona muri Amerika ku mwanya wa kabiri. Grand Canyon ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Arizona. Aha uhabonye wagira ngo ni ahantu heza ho gutemberera cyangwa ho kwifotoreza nk'uko bamwe bajya babigenza iyo bageze ahantu hadasanzwe. Ariko hano hantu hateye ubwoba, kuko iyo uri aha hantu uba usabwa gutera ikirenge ahantu habi ugahita ugenda. Gupfa biba bikwegereye cyane, kuko ikosa ryose wahakorera ari uguhita upfa. Aha niho hantu ha kabiri ku isi hiyahurira abantu benshi. Impamvu bahajya irasobanutse. Nta wajya gushaka amazi mu nyanja ngo ayabure, kuko inyanja nta kindi ifite nkayo. Naha rero urupfu rwose si ugushakisha, ruba ruri aho waba uri hose. Ku mwanya wa mbere rero Mount Washington muri Amerika. Mount Washington muri Amerika. Uyu ni umusozi uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Washington. Uyu musozi ntusanzwe, kuko niho hantu hejuru hagira imiyaga yihuta cyane kuri iyi si. Iyo uri hejuru cyane nko kuri kilometero 327 mu isaha, uba ufite ubushobozi bwo guhagarara, guhangara uyu muyaga. Ntago bihagije ngo ube wajya kuri uyu musozi, kuko hari ubukonje buteye ubwoba bujya bugera no kuri degree 40 zo hasi, -40, hakanagwa urubura rutagira akagero. Ibyo bigatuma haba ahantu hateye ubwoba. Umuntu wakandagiye kuri uyu musozi yemerewe kuvuga ko yageze ku gasongero ka Everest, umusozi muremure kuri iyi si nzima, kuko uko uri kuri uyu musozi ari hejuru ari nako uri kuri Everest yaba ameze. Ariko bikaba bitandukaniye ku buryo hateye, kuko kuri uyu musozi ari ahantu hateye ubwoba ku kigero cyo hejuru. Hari intonde zitandukanye uzasanga zikorwa z'ahantu habi cyane, ndetse hanateye ubwoba ikiremwa muntu kuhakandagira. Gusa uru ni rwo nakuka rw'ahantu 10 kuri isi hateye ubwoba hajya gusa abihebye bashaka kwiyahura, nk'uko bihuzwa n'ibinyamakuru bitandukanye. Nge wumvaga ndi Jaco du Carivano. Warakoze subscribe, warakoze kuba uri muri ubu bwami bwiza, warakoze kandi wakoze kuba wanyumvishe n'iby'agaciro gakomeye. Wanasangiza inshuti zawe iyi nkuru kanakora subscribe. Imana ibarinde, ibahe ibyo mwifuza mu buzima, ibarebe icyoroshye, ibahe kugera ku ntego zanyu, ibane namwe mu rugendo rw'ubuzima. Hanyuma mwakoze cyane rero. Hasta la vista.